Aba bana babiri nibo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ngo ukande like, wandike na comment. Ikaze. Aba bana ni abana bamaze kwandika izina. Murabona uyu mwana wambaye ikanzu irimo umweru n'umutuku. Ni umwana ufite impano yo kuririmba, aririmba rwose ukabona ko ibintu aririmba bimurimo, aririmba ari muri mood nziza, aririmba ubona ko ibintu abifiringa. Naho uyu mwana uri guseka ni umwana umaze guhitinga cyane, umutuku. Ni umwana uhitinze vuba cyane, kandi aho amaze guhitingira ndakeka benshi bamaze kumumenya. Ni umwana umaze kwandika izina, ni umwana wamamaye mu minsi mike gusa. Uyu mwana maze yanditse izina. Ese uratekereza ko uyu mwana adashobora kuzahitinga nk'uyu nguyu urira yarangiza agaseka? Twagiye tumubona bamukoresha ahantu henshi, cyane cyane abantu bakina amakomedi cyangwa se abantu bakina ibisekeje nk'urwenya n'ibindi byinshi. Twagiye tubona bamukoresha, bituma yandika izina ku isi hose, usibye no mu gihugu cye gusa. Uyu mwana akaba ari umunyanigeriya, akaba azwi cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi murabona ko n'uyu nguyu impano afite nayo iri kumwerekeza kuri icyo kigero. Ni umwana uzamutse vuba cyane, ariko murabona ko izina rye nawe rihise rikura cyane. Urabona ko gutya hari abana benshi bagenda baba ibyamamare muri ubu buryo, mu mikorere yabo, mu mivugire yabo, cyangwa se mu byo berekana. Buri wese. Uyu mwana wambaye umweru n'umutuku ni umwana uyu nguyu urira agahita aseka, yabaye icyamamare, bamukoresheje mu makomedi menshi. Ariko murabona ko n'uyu nguyu wundi ari kugenda azamuka ku bintu bigaragarira amaso, ku bintu birebwa na buri wese kandi bikamushimisha. Ese andika comment yawe tubwira ninde mubona uzahitinga kurusha undi. Dukeneye comment zitabarika, comment nyinshi cyane, mutubwira, muduha ibitekerezo nuko mushobora kuba mubona bano bana impano zabo ko zimeze, muzikomparinga, muvuga uko banganya. Niba hari urenze kurusha undi nabyo mubitubwire.
Gusa icyo buri wese akwiye guharanira ni ukuba yashyigikira impano z'aba bana, aho abonye umwana wese ufite impano akaba yamushyigikira kugira ngo abashe kuzamura impano ye ntipfe ubusa, kuko hari benshi bagenda bafite impano zitandukanye ariko kubera kubura umuntu uzizamura ugasanga zipfuye ubusa. Ni byiza rero kugira ngo tugire uruhare mu kuzamura impano z'abandi bana. Igihe ubonye umwana afite impano ukaba wayizamura, nk'aba bana babiri urabona ko bafite impano kandi zibarimo, ni ibintu rwose bigaragarira buri wese ko